Yes, bakunzi ba Intare Official turongeye nanone turagarutse ni kuraya amanywa cyangwa se igicamunsi biterwa n'amasaha weho ushobora kuba ukoresha n'ingengabihe ukoresha. Turagusuhuje kandi tuguhaye ikaze muri aya makuru. Mu by'ukuri tugiye kubagezaho n'amakuru, murabizi ko n'amakuru yibanda kuri politike na diplomasi ndetse n'umutekano mu bice biba bigiye bitandukanye. Twibanda muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, cyane cyane ahangaha mu burasirazuba bwaho niho hamaze iminsi intambara itoroshye hagati ya AFC M23 ndetse n'ihuriro rya leta ya Kinshasa rikomeje mu by'ukuri kugaragaza ubushake bukomeye cyane ndetse bwo kugaba ibitero kuri M23. Bimeze bite? Tubazaniye breaking news zigezweho aho tugiye kugaruka muri access zose ku mirongo yose y'imbere ku rugamba uko bihagaze, haba muri teritware ya Masisi, teritware ya Rucuru, teritware ya Walikare ndetse teritware ya Rubero. Turaza gusimukira muri Kivu y'Amajyepfo naho turebe uko situation ihagaze muri rusange. Amakuru agezweho ari kuvugwa, hari icyitwa abamercenaires cyangwa se abacancuro, aba bagashaka bo hake kabisa barugigana, abakomeje kwirunda, bakomeje kurundwa hano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bazanywe na Perezida Felix Antoine Tshisekedi ndetse n'ubuyobozi bwa Kongo Kinshasa muri rusange. Tugiye kubagarukaho turebe ese bimeze bite, ko bari kuvugwaho byinshi. Bivugwa ko haba muri Walikare barimo ndetse no muri Uvira bakaba bamaze kuba bahakandagira ibikoresho bidasanzwe. Kinshasa yabizanye ngo gahunda ni ukwambura M23 duce twose yigaruriye, ngo ndetse hari n'ibitangazo byagiye bitambuka bimwe by'ibicupuri bivugwa ko ari ibitangazo, ariko Patrick Moya mu kanya amaze kuvuga ko iryo tangazo atari ryo, ryari itangazo ryatangaga amasaha mu by'ukuri ubwo ryatangaga iminsi, ni iminsi 90 yego utangiriye igihe habereho sinyatire y'amasezerano i Washington. Bavyavugwaga ko M23 ariko kandi bo bitaga RDF, bitaga ingabo z'u Rwanda zaba zavuye ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iryo tangazo benshi barivuzeho, ariko kandi twebwe tuzanye version nshya yo kuvuga ko Patrick Moya amaze kurihakana, amaze kuryigarama, avuze ko ibyo bintu atari byo ndetse ari itangazo ryakozwe. Hagati aho ngaho rero nkuko muri kumbona, ngewe ni Rafiki Kijana Machachari, ariko kandi turaza kuba turi hamwe na mugenzi wanjye turi kumwe ahangaha murimo mubona muri screen zanyu dusanzwe ndetse dukorana muri rusange. Nawe hari amakuru menshi yabateguriye. Ikaze Clever Bemba. Yego, nanjye ndabashuhuje kandi mbifurije gukomeza kugira imana n'amafaranga abakunzi ba Intare Official. Amakuru turafite, ariko ngende ndibanda cyane kuri update ku bijyanye n'imirwano, ku bijyanye n'intambara. N'ubundi murabizi ko ntabwo nkunda intambara, ariko ndayikurikirana cyane kuko ni ibintu biba bibera iwacu, ni Kongo ni iyacu, ni mu karere kacu ndetse hano mu burasirazuba bwa Kongo. Ni ahantu namwe murabizi yuko ari ahantu habaye kuri donc champ de guerre cyangwa champ de bataille. Ni ukuvuga ngo ni ahantu habera intambara cyane, ariko n'ubundi intambara ikaba ikomeje kugira ute kuhabera. Ndaza mbabwire ku gitero Wazalendo bari bagabye hariya za Kibugu, ariko uwitwa Musenga ni wo muri M23 n'ubundi aza kurasamo bamwe, abandi bafata amatekwa, abandi barakomereka, batwaye inkomere nyinshi hakurya y'amazi. Turaza turebera hamwe ibyo bitero byari bimeze ute. Ejo ku munsi w'ejo ku cyumweru hari delegation ya jeunesse ikomoka muri localité Nyamitaba ndetse na la centre Nyamitaba Kano, Gisheberi, Nyamitaba, za Kiribironko, hakurya za Mihanga, za Kiringo, za Karongi, za Karongi ntabwo barimo, hari harimo abakomoka za Kanyatsi ndetse na za Kanzenze bamwe na bamwe ndetse na bamwe b'imashango, ariko bamaze ni jeunesse yamaze kwinjira mu ihuriro rya Alliance Fleuve Congo M23. Abo bagiye kubonana n'abaturage, bajya gusensibiliza abandi baturage ndetse n'abajene bamwe bemera kwinjira muri Alliance Fleuve Congo, baninja bamwe baba cadre, abandi bemera kwinjira mu gisirikare cya M23. Ngo bari bari mu bya mobilisation, n'ubundi tuvuga ko bari gusensibiliza kugira ngo abana babashe kwinjira. Ari ibindi bivugwa ko ni igihuha gibibiswa kivugwa n'ibitangazamakuru bya guverinoma Kinshasa, bivuga ko abasirikari 4,000 muri abandi M23 yari yapasingishije ejo bundi ati bamaze kwihungana guverinoma Kinshasa. Turagira ngo tuze tunyomoze ibyo bivugwa ko abari bamaze kugera muri Walungu, abari bamaze kugera muri za Kabare ndetse na Mwenga, bo M23 yari yashyize muri biriya bice, ati bamaje kuyivamo bakajya kwiyungana guverinoma Kinshasa.
icyo gihuha turashaka kugira ngo tuze tukinyomoze dutange ukuri kwabyo. Sinzi rero niba ndi bubanzirize muri zino update nkamanza nagira kurera ku mirwano yabereye hariya za Kibugu uko byari byitwaye n'ubundi kabisa. Urakoze cyane. Hagati aho ngaho turaza kuba tunasimbukira no muri Warungu, naho bivugwa ko iyi sasu kugeza amagingo yanga riri kuvuzwa cyane cyane muri sheferi ya Ngweshe. Iyi ni imwe muri sheferi nazo zikomeje kuberamo imirwano idasanzwe, aho coalition ya Wazalendo, FDLR, ingabo z'abarundi n'abandi bose bakomeje gushyira hamwe kugira ngo barebe niba M23 bashobora kwivana mu bice yigaruriye, haba muri teritwari ya Warungu ndetse na Mwenga n'ibindi bice bigiye bitandukanye. Unyemerere bwana Claver Bemba dutangirire kuri update zigezweho, amakuru agezweho aya masaha mu bice bigiye bitandukanye. Ubwo ni imirwano iri kubera mu bice kabone, n'ubwo hariho ibyitwa ngo ni ibiganiro bya Doha, ariko bisa nkaho byajemo agatotsi, ariko imirwano mu bice bigiye bitandukanye birakomeje. Muri Masisi ngo ntabwo byari byoroshye muri Lax ya Kibugu. Yego, hariya muri Kibugu rero ni ukuvuga ngo ni ibitero byahabaye byagabwe. Hari uriya mujenerali witwa Oputo Proclame uvuka ariya za Kibugu, bamwita Kizani mwene Burege, nabo kwa Burege afite icyo apfana n'uriya nyakwigendera Alimasi. Ruwa ngo yigita ngo ni Mulonda, numwe mu bajura b'inka cyane bakomeje kujya biba inka, ariko yaje kugaba igitero aho bita mu nteko. Mu nteko rero hariya ni ahantu hari komanda wa mama 23 witwa Musenga. Numwe n'ubundi yasanze bamaze kwidoke, baje kugutera icyo bagabye icyo gitero, ariko baza gusanga intare za Sarambwe ziri hariya ziteguye. Muri uko kwitegura rero baraza bagwa muri ambiscade. Muri uko kugwa muri ambiscade rero kwabo, umusirikare umwe wabo Wazalendo arapfa, uwundi umwe arafatwa, hakomereka abandi 9. Aba 9 rero bambukije amazi, ariko ikibazo cyaje gukomera nuko bari kwambuka amazi ya Rushoga bambukiye ahantu bita ku Mugano. Baje kugwa n'ubundi intare za Sarambwe zaturutse aho bita ni kwa Nyirabutonde. Abantu wenda barahazi, uvuye ku icumu ry'umugore, uvuye ku icumu ry'umugore ku mugezi wa wanani wa Bushenge. Umugezi wa Bushenge ndabubona. Aza guturuka intare za Sarambwe zimwe zije gutanga ramforo ziturutse hakurya mu gikuyu cyo kwa Sadro aho bita muri Kowete. Ya mirambo za nkomere zabo bari kuzambutsa amazi. Intare za Sarambwe zaje kubateramo amabombe za nkomere zigwa mu mazi. Kugeza amagingo angana ngo turamenya ko niba izo nkomere hari izomotse zikaba zavuye mu mazi, ukumva zari inkomere zigera mu 9. Niba hari izomotse zikavamo, niba zaratembye n'ubundi zikagenda, kuko ntabwo umuntu wakomeretse yabasha koga kugira ngo yivane mu mazi, biragoranye. Kandi urabizi kiriya kigezi uko kingana, no muri no minsi imvura iri kugwa. Akumva ko ari ibintu navuga bitoroshye n'ubundi kugira ngo we bakwivanamo. Biragoye. Ngo ni igitero navuga cyari cyamaze gutegurwa n'uriya Hakiza wita ni Mulonda, ariko baza gusanga n'ubundi intare za Sarambwe hariya za Kibugu zibamereye neza. Nuvuga ngo umutekano wakomeje kuba muke hariya, kuko Kibugu isa nawe yegereye na Muheto. Bituma habaho sarongo special navuga ubu ngubu iri gukorwa muri kariya gace. Yo sarongo iteye utya ni sarongo yo kugira ngo uvuye ku mugezi wa Rushoga ni ugutema insina muri 5 m. Uvuye ku nzira nyabagendwa ni ugutema insina muri 5 m. Impamvu yose arongo rero nuko Wazalendo bari kuza bakihishaho ku nkengero z'inzira. Wajya kubona mwebwe muri abaturage muri kugenda, mwajya kubona mukabona babagize ute babaguyemo. Kabona babaguyemo rwose, bakabahita ibyo mufite byose hasi, bakavyora abana, bagafata ku ngufu, abandi bakabica. Nibuka ko bita kwa Kanyamatunda ejo bundi bahetse kwacira umuntu umutwe. Umutwe barawujyana basiga igihimba. Niba baragishinguye ntabwo tubizi, ni Wazalendo. Niyo mitwe yitwaje intwaro ishigikiwe na Gisegeti. Ngo rero habayo icyo kuba ati sarongo yo gutema ku muhanda, gutema ku nzira nyabagendwa, kuko uvuye Kibugu uri kwerekera Muheto, ni ukuvuga ngo uca ahantu navuga harimo ibiyira by'insina cyane. Muri ibyo bitsina rero nimo Wazalendo bari gukunda kuza kwihisha n'ubundi, noneho bagatega abantu bakabagirira nabi. Nuwo ngo situation iri muri Muheto ntabwo ari nziza. Hejuru y'ubwo butero bakoze, ndetse ugasanga ko abaturage bamwe bahariya
hakurya Busihe aho Gatyazo za Gatyazo za Gatyazo ko nabo umutekano wabo utameze neza, ariko ikigaragara nuko intare zasanzwe kuko hari no local defense ya biribuka wenda twavuga nk'uriya chef de centre hariya ba chef de centre hariya Imuheto bamwitaga Shema afite abasirikari, hakurya kwa General Mayanga hari abasirikari, Kibugu hari abasirikari, ndetse bamwe banari gukorana n'ubundi byihuse na local defense zo kwande zo kwa Badacoka. Uri kumva ko kugira ngo Wazalendo babashe kwinjira hariya biragoranye, n'ibintu twavuga bitoroshye, ntago byoroshye kugira ngo babasha kongera kugaruka kugaba ibitero n'ubundi hariya muri kariya gace. Birumvikana neza cyane aho ngaho ni Ikibugu, ariko kandi Ikibugu ikaba iri muri lokalite ya Burungu, ariko ikaba ihanye umupaka, navuga ko ihanye umupaka n'ubundi niyo Muheto nayo ikaba iri muri Busihe Kalongi kuko ubundi lokalite Burungu iri ikoze kuri lokalite Nyamitaba, igakora kuri lokalite Butare cyane, igakora kuri lokalite Mutobo hakurya zabusakirwa gutyo muri zabusakirwa ikaza Busihe Kalonge ndumva ikajya gukora muri parike ya Virunga, igakora no kuri parike, ariko inakora n'ubundi kuri lokalite Kicanga. Urumva ni lokalite nini cyane kabisa, nini ikora kuri Kicanga, Butare, Mutobo, Busihe Kalonge, Nyamitaba, ubundi ikajya gukora kuri parike ya Virunga. Ni lokalite nini cyane, ni lokalite nini. Urumva ko ibitero by'ubucengezi n'ubundi bya Wazalendo bikomeje gukorwa muri izo axe, ari nako tuzajya tubibakurikirana. Hariya ni kwivuko Bemba, hariya inkuru yose ibaye muri Masisi, navuga muri Masisi uretse wenda no mu bindi bice hose tuba tuzifite, ariko noneho hari aho aba ari umwihariko muri rusange. Twihuse ariko kandi rero numva ngo twari muri ibyo bice saho gusa hari kubera imirwano, ndetse hari amakuru angeraho kambwira ko muri teritwari ya Rucuro naho ziriya nyeshyamba za Wazalendo zo muri CMC Nyatura, ko hari amakuru nigeze numva ngo Dominique Ndaruhutse ngo ashobora kuba ngo yaravuye muri biriya bice ngo bakajya muri Uganda, abandi bakavuga ko ari muriya kugeza amagingo ya ku makuru ariho kuri General Dominique Ndaruhutse yari yageze koko muri Uganda, ariko yari gushakisha inzira yo kugira ngo imujyane mu Burundi kugira ngo asangeyo n'abandi ba Jules Murumba n'ubundi, kuko bo urabizi ni interahamwe, kandi leta y'u Burundi yo kwa Neva nayo ikorana irabashyigikiye cyane, mu gihe na guverinoma ya Kinshasa n'ubundi nayo iba ari inyuma. Ni ukuvuga ngo yari yamaze kugira nayo hariya mu nkambi, ku makuru ufite hariya za Nyarubandi, Nyakabande hariya muri Uganda, ni muri district ya Gisoro kabisa, ariko amakuru bavuga ko yaje kugira ubwoba akeka ko bashobora kuhamukura n'ubundi bakamukura nabi, cyangwa akajya kuba inani prisonnier de guerre, yongera kugaruka, ariko ajya doke bamushakiye inzira ni bariya bo kwa Dani, General Dani wo mu FDLR, yo bamushakishije inzira hariya muri za Binza, n'ubundi abamo igihe gitoya, n'ubundi yashakisha indi nzira yo kugira ngo azace, kuko ushobora guca abantu muri humye. Ntabwo avuga ngo intare zasanamwe zifunze hose 100%, nabo ntabwo ari Imana, arongera aragaruka. Ku makuru ufite nuko hariya za Birambizo n'ubundi mu bitero byahabereye ariwe wari wamaze kubipanga, ariko afatanyije n'uriya witwa Safari yongeye kugaruka. Amakuru rwose yaragarutse ari muri biriya bice, ni mu bice by'ibihuru by'iwabo, mu bice birimo za Kitumva za hehe, ni axe z'iwabo kandi zigoye kugira ngo babakuremo bya nyabyo, akaba ari byo mu 23 ikomeje kugenda irwana nabo. Hari insina icyo bita idepure, bari kugenda ukisha mu depure bakagushaka umwaka batari bakubona. Abisa niko bimeze. Urumva ni muri Rucuro, muri groupement zigiye zitandukanye, ariko zigize sheferi ya Bwito, yaba groupement ya Bukombo, yaba groupement ya Tongo, yaba groupement ya Bambo, ndetse na groupement ya Gihondo. Rimwe na rimwe bakunze kubera ubundi hariya nibuka ko iriya sheferi ifite amagroupement, hariho groupement ya groupement Kanyabayonga, groupement Kihondo, groupement Mutanda, groupement Tongo, groupement Bambo na groupement Bukombo. Ndumva ko ari amagroupement Bishusha ni lokalite iri muri Bukombo, iri muri Bukombo, kuko hari amalokalite harimo nka Bishusha, za Musheberi, za nayo malokalite n'ubundi agize iriya za Bukombo, za Birambizo burya nubwo ni lokalite, ni centre ya Birambizo, ariko ari paroisse
Birambizo n'ibitaro ndetse na centre ibitaro centre bikuru de santé oya ndakeka centre ni de santé hôpital de ahubwo référence hariya kubera ko hamaze kugera zone de santé ya muri urwo Birambizo ni rwego zone de ni santé zone de santé ya Birambizo yamaze ifite kugerwa nani hôpital de référence irakuze birumvikana urumva ko rero ntabwo byoroshye aho ngaho ni muri teritware ya Rucuro naho tutavuga ko mu by'ukuri ari shyashya ujya gusanga bwana Bemba ugasanga muri teritware ya Rucuro ugasanga wenda byibuze sheferi ya Bwishya niyo itekanye nubwo nayo igizamo ariko groupe mabinza no ntabwo bimeze neza nayo ntabwo imeze neza ijana ku ijana bitewe na zina FDLR zabaye ikigugu ziriya niba ari FPP abajyarugamba ziriya za nuza za rudurunana babaye ibigugu muri biriya bihuru bya hariya nabo urumva kubavanamo ntibyoroshye hariho na za mayimayi jeteme za mayimayi nuza ni ngo ntizarangira zaje temu ubwo birazira cyane harimo n'indi yitwa Gasimba nayo yari itangiye kuhakorera ariko yo ngo yarakubiswe ngo barishwanyaguza neza iragendera ibagira hari imitwe yagiye isenywa burundu ikajya mu yindi kubera ko dukurikije neza usanga ko na FDL burya nayo isa naho iri gusenyukira mu yindi mitwe ubona ko iri gusenyukira mu mitwe y'abakongomani bashaka kugira ngo aribo babonera ubwihisho abandi bakajya muri FARDC ubwo ni inama nyinshi cyane usanga baba bari kugirwa n'ubuyobozi bwa Kongo Kinshasa cyane cyane ko ari bwo bukabazwa mwebwe murabashyigikira mubatera inkunga bite byanyu ubwo rero bakabagira inama muri bene buriya buryo bakajya kwiyenkoropora mu mitwe y'abakongomani kugira ngo bagaragaze ko batakibaho kandi ubundi FDLR numvise muzehe nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda w'igihugu cy'u Rwanda avuga ko ngo ubundi FDLR ngo ni ideology ubundi ntabwo ari umutwe ntabwo wawita umutwe ahubwo ni ingengabitekerezo iba ibarimo twihutse hari ahandi hari kugenda havugwa imirwano muri access zigiye zitandukanye yego mburetse ko navuga nko muri kiriya gice cya Zagatuye naho ejo niho numvishe ko harimo imirwano n'ubundi hagati y'imitwe ibiri n'ubundi irwanya ma 23 abo kwa Delta bavugaga ko hari abasirikare bo kwa Delta bara gusubiranamo nabo kwa Mutayomba yego ni hafi ya centre ya Gatoyi kuko ubundi centre ya Gatoyi zisa naho intare za Sarambwe zayigezemo ariko zikaba ziteye igenzura ntabwo zigenzura ngo ziri mu nkengero zayo ariko ku makuru ngo za Shakingi usanga za Shakingi ku mahema usanga hari kubera imirwano ikomeye cyane kubera imirwano n'ubwo ngo noneho imirwano uko yari iteye muri kariya gace ni imirwano abo kwa Kigingi Kigeri ndamubona iyi Kigeri buriya ahangaha twavuga ko bunasa n'ahari kubanira abaturage neza bano baturage baborozi kuko ntabwo ari kwishora mu bikorwa byo kwibinka asa naho yabigabanyije ariko ukabona ko bari abamutayomba ukabona bari aba Delta abitwa ba Matata ariko Matata aracyariho cyangwa arapfuye ashobora kuba nakiriho hari n'undi njya nibaza iyo yagiye uriya wo mu Batembo w'Igatoyi witwa Ntuza Birikoriko bitwa Birikoriko niwe witwa ba Kirikico we ari muri yaje hino muri za Karehe gutyo amashyamba ya za Karehe ari za Ntuza za Kadasoma yego nuko ngo bo basubiranyemo ariko ari ukubera ko Kigingi Kigeri yanze gukora ama operation yo kujya kwiba inka gusahura bararasana cyo kwenda kugeza amagingo ngaya nani macacari ntabwo ndamenya byitwaye gute ariko imirwano yari irimo bubwabo rwose urumva hagati aho nayo mu 23 nayo ntabwo ibiboroheye muri access zose zo muri ibyo bice bwana Bemba muri bira bice bya za groupement ya Bugabo urumva ko naho bagira batya bajya kuzamura umutwe mu 23 igakubita ariko hariya hari imbaraga zikomeye kuko nibuka ko hari abakamanda bitwa bajanti bari muri ma 23 bayobowe na komanda batayo uriya witwa Rapide rwose kutangwa ari kwasafisha neza ari kubikora kuko no muri iriya nzira yerekeza yo hakurya za Mahanga naho bigaragara yuko ari gukoramo ikintu cyo twakwita sasafica donga ari operation ari nibuka ko ari operation bari batangije ari operation yitwaga operation kubura bagendaga bari gukubura ikitwa Kawazalendo kose bagenda bakuraho bahanagura bavuga ati ubu n'ubucafu bagenda bakubura ubu ngubu navuga ko n'ubundi ari operation zirimo ariko bitavugitse ko hariya muri groupement ni muri secteur Oso Banyungu hariya muri za Nyabyondo no hakurya y'izano bita za Burora iyo ngiyo naho mayimayi bo muri APCLS bagerageza kuza kugaba ibitero hariya za Kayanja ejo bundi nibuka ko hari abarasi wari akayanja ku mazi kuko Kayanja hari
akarake kataremwe uvuga ngo ni inkangu yacitse ifunga amazi hahita habamo lake. Niyo imvura iguye rero iyo lake, ariko lake ibamo amasamaki, ibamo n'amabata. Aho ngaho hariho Bazalendo bagera muri 6 n'ubundi barashwe, ariko kuri sinyari n'abaturage baraje bihisha mu nzu hariya za Kayanja. Bari baturutseho bita mu musozi wo bita ni za Gasopo hejuru, ndahabona yego ni hejuru ya za imisozi ya za Macumbi n'ubundi iyo ngiyo hariya za Kasheberi. Baza abaturage baba batanga amakuru baravuga ati muri ya barimo mama 23 igiye kubareba n'ubundi irasana nabo, ariko 6 babasha kuhasiga agatwe. Nuko ngo bivugitse ko nubwo biriya byaduha n'ubundi bigikomeza kuvugwa, ariko imirwano yo irimo ibikomeje muri axe nyinshi. N'ubu tuvugana imirwano irakomeje muri axe nyinshi, naho kuvuga ngo ibiganiro birahari, dore ko hari kugenda hanagaragaza hari isura iri kugaragara yuko mu by'ukuri n'iby'ibiganiro bishobora kuzakubita igihwereye. Turamutse tubivuze dutyo abantu ntibumve ko mu by'ukuri wenda dusohoje ubuhanuzi hakiri kare, ariko biragaragara ko byanga bikunze icyitwa Wazalendo gikomeje mu by'ukuri ngo guhabwa imbaraga zikomeye cyane. Sinzi wenda mbere yuko tugaruka nko muri Masingo tuvuge wenda nk'ari Nyamitabo iriya nama habereye, sinzi niba twasimbukira kuri aba mercenaires baciye ururondogoro bari kuvugwa, ariko kandi byo uretse amavideo iki buri kimwe cyose turimo turababona. Uvira bariyo, Warikare bakaba bayiri, nukuvuga ngo no muri Kalemi bariyo, muri Maniema hariya za Kindu naho amakuru ariyo, Kisangani bariyo cyane. Ngo ku makuru ariho nuko bamaze kugera ye ku makuru maze kubona abagera mu 120 bagomba kuza bagakoresha niba ari drone za CH4 ariko noneho ikintu kiriho cya mbere wenda cyo nabasha kuvuga nuko Gisegeti nawe igisirikare cya Kongo FARDC yarabasuzuguje cyane ku rwego rwo hejuru, kumva ko atazakoresha abasirikari be ahubwo akazakoresha abacanshuro n'abanyamahanga, ndetse ugasanga ko ari bamwe bamurindira n'umutekano. Bya ntabwo mbifata nk'ubutwara, ahubwo mbifata nk'ubugwari. Nuko hariya muri Kongo urabizi ko hari wari ushinzwe Blackwater bamwite Eric Prince yahawe misiyo yo kujya kuzana abacanshuro bo Gisegeti yari ari kugura, ariko aza kubona ikindi kiraka cyo kujyana abacanshuro muri Haiti. Aravuga ati Gisegeti we turamuzi ari faible, n'ubundi igihe cyose genza bamujyana n'icyo ngicyo, amanza yajya muri Haiti ajya gufata amafaranga yo muri Haiti. Amaze kubona ko nta kundi ko Gisegeti n'ubundi abakeneye, ajya gushakisha abakarani bo muri Colombia. Kabakarani uko urareba nka bari bavuye muri Romania, Abanyaromania hari abantu benshi batekerezaga ko ari abasirikari, ariko bariya ntibari abasirikari, ubwo bari abazamu. Abandi bari abakora mu bikoni by'abazungu, banatekeraga bagenzi babo. Abandi bari ababaji bakoreshaga zino mashini za tronçonneuse. Abandi bari ababumbyi, baragenda none abaribo bikorera babazanira Gisegeti kuko abonye rwa ruhu rw'umweru bahita avuga ati wenda bazabati bakayo kashobotse. Noneho bareba uburyo bari baje bafite bino biboro barabyibushye, baje bateruye ibyuma, ibyo bari baje noneho ibintu biyambitse mu maso, bisiza amarangi ariko se ni antibare. None se ubundi bano bose bamanitse ibitambaro by'umweru bakamanika ati twebwe twemeye gutsindwa, turabyemeye. Bo ntibari baje bagenda babyimbye, ubona bafite ngo za mudahushwa, bari bafite za mudahushwa, tutapiga kunguru kisha adui mutuonesha baadaye. Urukumva ibyababayeho ni nabyo bigomba kuba kuri bariya. Gusa ikintu kigaragara cyane nuko hano navuga ko ari ukwibeshya cyane kuri Perezida Tshisekedi, kuko gukoresha abacanshuro ntabwo ari byo bimuhereza, kuko ni bya bindi byo kunyereza umutungo w'igihugu. Abandi bakavuga ko muri uku kuzana abacanshuro ko nafitemo icyo bita injaburo, bakiyongeraho babandi bo muri za Blackwater bo muri Romania n'ubundi bari baje, ko akenshi bo bari bafite ikibazo n'ubundi twavuga gikomeye, kuko yaranabambuye. Bakiyongeraho n'ababandi yari yakuye mu gisirikare n'ubundi cyariya muri Romania, bari badezatinze n'ubundi bagezeyo barafunga.
barafunzwe benshi, barafunzwe cyane ku rwego rwo hejuru. Nibyo mu by'ukuri byagiye bitangazwa ndetse byagiye bivugwa ko ngo bagezeho bagafungwa, ngo bafungwa bimwe bikitwa ngo imisoro ngo batigeze batanga n'ibindi bigiye bitandukanye. Akenshi bavuga ko abagiye bafungwa kenshi ari uko bari baradezatinze. Ubwo budezeritere bwabo n'ubundi butuma n'ubundi bafungwa kuko bari baje muri Kongo badafite ibibari kandi batarasezerewe no mu ngabo. Abo nibo ntuza bari abacanshuro bari bagiye gushaka barabushera bavuga ati kwa Gisegeti y'agafaranga muze dupfe kujyayo, ariko n'ubundi yizanira babakarani n'ubundi nk'ibisanzwe. Yes, birumvikana neza cyane. Ngibyo niyo nkuru mu by'ukuri iri kunyura hirya no hino. Umugabo ngo arimo arasuka ngo bafitiye misiyo zigiye zitandukanye, zaba izo gukontorora ndetse no kugenzura, guhakinga ngo kuri tekinolojiya, kuri tekinoloji ngo bari ku rwego rwo hejuru, ngo bazajya bahakinga ndetse bakurikirane neza ibyo M23 biri gupanga, hanyuma noneho babimenye. ngo ikindi nibo bazajya bakoresha izo mbuda zidasanzwe ndetse n'ibindi by'ikoranabuhanga bidasanzwe. ngibyo ibyabo, ariko kugeza amagingo aya ngaya abangaba urabaha amahirwe ki bwana Kevin? Baronda baha amahirwe yo kuza kubagwa n'ubundi nabo bakaba ifumbire ya Kongo, kuko ntabwo baruta bariya. Urareba cyane cyane, reka tuvuge kuri abandi bari bavuye muri South Africa, baraje bacyura imirambo, bamaje bacyura imirambo, ariko muri bo bavuga ko babuze abantu bagera muri 80 imirambo, ariko iyo babonye hajya ni 14, babonye 14, ariko ubundi hari n'ababuriwe. Wibuke ko hari abasirikare baburiwe n'irengero kugeza amagingo ntibizwi niba barishwe, niba bahari. Ibyo byose ibintu aba rero ntabwo tubaha amahirwe yo kuvuga ngo nabo bazabaho. Nabo ni amahirwe tubahereza yo kubaho. Ni ukuvuga ngo nabo baraje ariko bagiye kuba imbagwa. Reka turebe ya nkuru hari ya Nyamitaba n'ubundi turebe ibyaho no kureba kuri bano basirikare bavuga 4,000 ba mama 23 bapasinze ejo bundi, babeshya ko bamaze kujya muri za Wazalendo. Ntabwo wava ibuntu ngo ujye buzimu, kandi urabizi ko umuntu ava ibuzima akagibuna. Ntabwo rero wava ibuzimu ngo ntabwo wava ibuntu ngo ugiye ibuzimu. Ni ukuvuga ngo hariya ni mu bazimu, ntabwo bapfa kujyayo. Nyamitaba rero umunsi w'ejo ku cyumweru habereye inama yakoreshejwe na bamwe mu bajene bavuka hariya, abayobozi b'urubyiruko, ariko bamaze kwiyariya muri Alliance Fleuve Congo 23, bamaze kujyamo baragenda bajya gukoresha inama hari Muheto. Ni inama yabereye hariya Muheto ni Nyamitabo, marigire wenda biregeranye. Bayikorera hariya muri centre ya Nyamitabo ku isoko, barasensibiliza ndetse haje kuboneka abajene batari bakeya baje kwemera ko bagiye kujya muri Alliance Fleuve Congo, abandi bakajya mu gisirikari, abandi bakemera kujya muri local defense. Ngo ni inama yarimo abagabo bakomeye uri Pointe, donc uri mu mwanya wa chef de groupement, ni Muzehe Ruhumuriza. Numva ko iyo nama nawe yari irimo n'abandi basirikare bamwe bo muri 23, yarimo abo bakadre n'ubundi twavuga, yari irimo jeunesse ya hariya, ndetse abenshi banemera ko bagiye gufatanya mu bijyanye no gutanga amakuru ku gihe, kandi bakajya bicungira umutekano nabo ubwabo, batavuze ngo bazawucungirwa n'intare za Sarambwe zo zonyine, ahubwo ko nabo bagomba kugira uruhare rukomeye mu gucunga umutekano wabo. Imikoranire hagati buriya y'inzego z'umutekano n'abaturage. Usanga ibingibi bwana Kevin Bemba byarafashije uduce twinshi kugarukana umutekano. Axe nyinshi usanga ariyo style bagiye bakoresha kugira ngo bo ubwabo utwo duce tube dutekanye kugeza amagingo aya ngaya. Urumva ko rero biramutse bibaye muri Nyamitabo, bikaba muri Muheto, bikaba muri utwo duce twose tugize groupement ya Bashari Kayembe, byaba byiza kurushaho nk'icyerekezo. Yego sawa, birumvikana neza cyane. Twihuta rero kubera ko buriya turimo wenda twerekeza ku nkuru ziba nanone zigezweho muri teritware ya Warungu. Amakuru aramutse angeraho harambwira ko imirwano yatangiye mu masaha y'isa 12:20 hafi 20, ikaba yatangiriye muri sheferi ya Ngweshe. Iyi teritware ya Warungu murabizi ko ari nayo ndetse ikomokamo yewe yaba umufasha wa perezida wa Repubulika Felix Antoine Tshisekedi, yaba uwo bita Kamere Vitali Kamere, n'abandi bagiye batandukanye abanyapolitike bakomeye hano muri Kongo Kinshasa, bakomoka hariya muri kariya gace, ariko kakaba ari agace n'ubundi kakigaragaza iterambere rikiri inyuma cyane ku bijyanye n'ibikorwa remezo ntabyo. Hagati aho ngaho rero muri iyi ntara ya Kivu y'Amajyepfo ari naho bwana Kevin Bemba haturutse iriya nkuru yo kuvuga ngo abasirikare ngo bapasinze ejo bundi ngo bageze ngo ku mubare 4,000, urumva ngo bageze hariya ngo barajoyininga ngo bava ngo muri
M23 bajya muri leta. Aya makuru si ikinyoma cyambaye ubusa. Hano ni amakuru avugwa akavuga ko abasirikari ba M23 muri Sud Kivu bavuye mu gisirikari cyo kwa Colonel Nanga binjira 4,000 bava mu gisirikari cya Alliance Fleuve Congo M23 bari bavuye Rumangabo na Canzu bamaze kudeserta bakajya muri Wazalendo bakajya muri FRDC. Baravuga ngo bagiyemo baba muri territoire ya Kabare na territoire ya Walungu. Iki rero ni ikinyoma cyambaye ubusa kuko wenda mpereze n'abantu amakuru wenda batari banazi. Hari ubwato n'ubundi manzi ari kwa kane hari ubwato bwa Angrebert bwatwaye abasirikari n'ubundi. Ndibuka ko hari n'abana bari hano mu mujyi wa Goma n'ubundi bagiye muri Bukavu. Rugwa ngo bagiye bafata bamwe abari bari hano muri Goma bakabahindura bamwe bakajya Bukavu abandi bavuye kuri training baseje ikosi bakagasiga hanze. Rugwa ngo nicyo gikorwa bagiye bakora ariko kugeza amagingo yangaya nta musirikari n'umwe wa M23 wari wavamo bagiye muri Wazalendo. Byabaye ryari. Ndibuka ari umuhungu umwe M23 gitangira urugamba. Hari umuhungu witwa Mini hariya za Gasheberi yagiye muri M23 agezeyo yiba imbunda ebyiri araza ajya muri Wazalendo. Aje kwataka Wazalendo ndibuka ko uwo musore ni umwe mu bakoresheje ya mbunda yishamugura mu Munyamariba Mafisi. Ariko yaje gufatwa ajyanwa mu Munzenze igihe M23 yafunguye, donc igihe yafashe umujyi wa Goma urabizi ko za nkozi z'ibibi zose zavuyemo nawe aza kuvamo. Ariko kubera ya maraso yamennye no kubera rero mu M23 ntabwo byamuhiriye, ahubwo akimara gutoroka n'ubundi sinzi ibyo yagiyemo bitari byiza aza kwicwa. Ngo ku makuru mfite n'uwo nguwo wenda navuga witwa Mini niwe navuga watorotse akava muri M23 akajya muri Wazalendo. Nawe urumva ko bitamuhiriye. Ngo kugeza amagingo yangaya ntabwo wapfa kubona umuntu uva muri M23 ngo agiye kwiripotinga muri, ntabwo wava ibuntu ngo ujye. Ntekereza ko byapfa gukunda kabone nubwo haba hari gutangwa ikiguzi kigire uko kingana uko ariko kose biragoye cyane. Biragoye nawe urebye nawe ari nawe ya M23. Ntekereza ko ukanareba nuko abasirikare baba bahagaze ukareba buriya ukareba ukuntu ibintu biba bimeze muri rusange biragoye bwana Bemba. Ntago byakunda uniza nkuru n'ubundi za bya binyamakuru birimo bimwe byagiye bihabwa n'amafaranga na leta ya Kinshasa kugira ngo Wazalendo info Wazalendo actualité azatazama n'izindi nazo zigenda zikabikubita aho ngaho hagati aho ngaho. Hanyuma bwana Bemba tuhite wenda tusimbukira wenda muri territoire ya Rubero naho hari inkuru ziri kuvugwayo ba basirikare cyangwa se kera kabaye ingabo za UPDF urabizi ko zimaze iminsi ziri kurwana zifatanyije na FARDC bamaze iminsi bari guhiga Wazalendo ziri Maimai zo muri bira bice ziyobowe n'uwo bita Kakule Leblanc. Uyu mu Maimai kugeza ubu ku munsi w'ejo bari babatsinze bari guseka kabisa bari kwishima. Nyaka ko n'amavideo yagiye agaragara hirya no hino bagaragaza ko babavanye muri kariya gace n'ubundi kariya gace kitwa kariya gace kitwa ngo kiwe ni kariya gace kari muri kitwa Muhola. Agace kitwa Muhola umusozi wa Muhola bari bamaze kuhabavana, ariko amakuru atugera atubwira ko Wazalendo zongeye kugarukana none ngo n'imbaraga zitari nkeya. Izi Wazalendo ngo zambuye ikitwa igikoresho FARDC ngo zarabambuye ngo niyo mpamvu zihagazeho ku rwego rudasanzwe. Ariko FARDC nabo nabaswa barakabye ko ntabwo wambwira igihe cyose imitwe yitwaje intwaro nka za Wazalendo nubwo wenda aribo bagiye bayifasha ujya kumva hano FARDC yatsinzwe. FARDC yararenganye abaye ingoma y'abaporoso. FARDC rwose nta gisirikare kirimo ntacyo ubone. Tshisekedi nawe akagenda noneho akaba zambya urareba niwo bikomeje uravuga uti nagasuzuguro kadasanzwe kumva ko Tshisekedi azana ingabo z'inyamahanga ugasanga nta gaciro haye ingabo ziwe nazo. Rero niyo mpamvu zibijyamo ntacyo zitayeho, nta patriotisme nta esprit yo kurwana bafite impamvu ya nyayo barwanira.
So ngo ni imirwano irakomeje rero, turaza kuba tubabwira uko biri buze kugenda muri aka gace n'ubundi ko muri teritware ya Rubero muri rusange. Hanyuma imirwano nanone muri Ituri yongeye mu by'ukuri guhuza ingabo za FRDC ndetse na ADF naru. ADF naru apana CRP kwa Rubanga, ADF naru mu gace ko bita Lolwa, ni muri Ituri. Ituri buriya nayo yarashegeshwe. Ituri irimo n'imitwe itwaje intwaro y'abanyamahanga n'abavaga muri za Centrafrica bakaza, bavaga muri Uganda bakaza, usanga kandi noneho kiriya ni igice navuga kirimo kimeze nkaho kimeze nka forêt equatoriale, ni ishyamba rwose rimeze nabi ku buryo naho umuntu nta mahirwe umuntu yaherezeho kugira ngo abaturage bahariya n'ubundi bagira umutekano kabisa. Niko bimeze. Hanyuma wenda muri Warikare naho hari undi akararambwira ati mu duce turimo za Canjikiro, mu duce naho none ni muri groupement ya Kisimba, nyuma yuko n'ubundi ziriya Wazalendo nazo ziri kugenda zisubiraniramo hariya mu hafi ya za Pinga, ariko ngo nabo M23 irimo irabatsaho umuriro. Ariko kandi birashoboka nani Canjikiro iri muri Kisimba, iri Banamuleke, za Banamuleka, Banamuri, hano uduce n'ubundi tugiye dutandukanye, ariko urumva ni muri direction n'ubundi uba uri kwerekeza ni muri hariya, ni muri sheferi wa Nyanga, ni muri Wanyanga, ni muri sheferi ya Wanyanga. Naho ngo ntabwo byoroshye kugeza amagingo ya ngaya, ni inkuru ziri kugenda ziturukayo. Sinzi niba bwana Claver Bemba twasoza. Yego, hano twasoza tunabwira abantu gukora subscribe kabisa, bakadushyigikira, comment nyinshi vraiment ni byiza cyane, mudushyigikire, bagashyiraho like, ubundi bagasharinga kabisa, postinga amavideo yacu bakabyereka abandi. Rero tukabwira n'abakeneye kugira ngo ibikorwa byabo bimenyekane kabisa ko kuri Intare Official duhari kugira ngo tubikore byose. Bavuze ibice bigiye bitandukanye, yaba Kongo, Uganda, u Rwanda, bagomba kudukontakta n'ubundi kabisa, noneho tukabamamariza ibikorwa byabo bikamenyekana kandi bikagera kure neza cyane. Ariko icyo twabifuriza cyane ni ugukomeza gukora share, mugakora subscribe, mukababone kuri Intare Official, ubundi byiza byose mukabisanga ahangaha, kandi mugakomeza kugira Imana n'amafaranga. Amena kabisa, niko bimeze. Turabashimiye cyane kuba twabanye muri aya makuru kuva mu ntangiriro kugeza ku musozo wayo. Reka tubashimire rero, hanyuma mukomeze munyurwe n'aya makuru. Hanyuma icyo wenda twababwira ko amakuru yacu yo nakagaruka isaha iyo ari yo yose. Murakoze cyane, bye bye.